Bakunzi ba Iwacu Heza with Dr. Justice, harashize igihe tutaganira, ariko ndifuza yuko twakongera tukaganira n'ubundi, kuko iyi channel nimwe nashyiriyeho kugira ngo tujye tuganira ibibazo by'abanyarwanda, byaba mu muco wacu, byaba ibibazo bihangayikishije u Rwanda, mbese ni uburyo bwo gutanga umusanzu nk'umunyarwanda. Ibintu bibiri nifuza ko tuvugaho uyu munsi, ni umuco navuga ngo wa mpemuke ndamuke, ni umuco uko abanyarwanda navuga ngo twabaye abadahambana. Umuco wa mpemuke ndamuke usanga akenshi uterwa n'uko abanyarwanda twikunda. Abanyarwanda hari igihe tuvuga ngo ikintu nubwo nzi yuko atari ikintu cyo gukorwa, nubwo nzi yuko atari ikintu mararoma kimeze neza, ndagikora ariko kugira ngo niramukire, ndagikora kugira ngo mbeho, ndagikora kugira ngo ejo ninjya mu Rwanda nyaboneka hatazagira undeba nabi, ndagikora kugira ngo akarima kanye mfite mu Rwanda ke kuzahungabana. Usanga rero dushyira imbere inyungu kurusha ubumuntu, kurusha gukora ikintu twumva yuko ari ikintu koko umutimanama wacu tubwira kuba twakora. Icyo navuga cyo kuba badahambana, wenda ngira ngo natangira nkababwira aho ijambo umudahambana ryaturutse. Nkurira i Kigali, hari abantu bazanaga amata i Kigali bayakuye muri za Kamonyi na za Shyorongi, bayazanaga ku magare bayatwaye ku majerekani. Hari igihe bamanukaga ari benshi igihiriri bashoye aho bitaga i Nyabugogo, noneho umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bakikubita hasi. Iyo bikubitaga hasi, abandi barakomezaga bakanyonga bakiyirukira, kuko bashaka gutanguranwa kugira ngo bagere mu mujyi. Ugeze mu mujyi imbere niyo wagurishaga, ugasanga kubera inyungu bashyize imbere kugira ngo bicururize amata yabo, babaye abadahambana. Mugenzi wabo uguye ntibamubyutse, ahubwo ugasanga barikomereje. Abanyarwanda, icyo ni ikintu twagakwiye kwikuramo. Twagakwiye kumva yuko niba umunyarwanda mugenzi wacu afite ikibazo, tugomba kumutabara. Twagakwiye kumva yuko niba hari abantu b'abactiviste batinyutse bakavuga, ntabwo tugomba kubitaza, ntabwo tugomba kubabona nk'abantu bafite ikibazo, kuko uko byaje mu muco nyarwanda ubu ngubu, iyo uvuga ibitagenda neza, niba hari aho bireba leta, babona yuko umeze nk'umuntu ufite ikibazo. Kuko icyo tubona normal ni ukumva icyo ubutegetsi buvuze, nubwo cyaba ari kibi, nubwo byaba ari nk'umuntu nka Kizito Mihigo tuzigishije urukundo, akigisha koroherana, wapfuye nyaboneka ntacyo warenzaho. Kuva leta yamugize umwanzi, uramenye ntugire icyo urenzaho. Nushyira ifoto ya Kizito kuri profile yawe kuri social media, urahura n'ibibazo. Usanga twaragize kwikunda cyane ku buryo ni ukuri banyarwanda banga ubumuntu bwacu, sinzi mbushyize ku munzani aho bwagarukira, ariko ni ikintu dukwiye gutangira gutekereza no guhindura. Murakoze cyane, dukomeza kugenda tuganira. Utu video tugufi ngira ngo ni twiza, uko muratureba nk'iminota nk'icumi ukigira mu bindi byawe, ariko nzi yuko hari ubutumwa ubukuyemo. Murakoze, murakarama.